Yo, nta gutinda. Nuko dutangiye filime yacu. Ukuntu Viera dukanze maka. Baradukunda cyane. Siko naheruka kumufata kuri Noheli. Aho nubeshye kabisa nanjye fata yaherukaga kuri Pasi. Dukorera umuti pe. Ese sister, ikibazo mubaza. Papa ko yaravuze ngo warabitinze, urabatinze. Uretse wari ugiye he? Nanjye nari ngiye kureba umuntu mu isantere ariko wowe kuko wihuta ntabwo twajya. Ariko buriya twarajyana da. Kuko mu rugo nsize abandi bari bwaze no kwenye. Ngo si muhiro hasize ndera. Papa wawe niwe uri bujye muziho. Sister. Meze neza na? Yego meze neza nta kibazo. Ntabwo meze neza pe. Ndakubaza ikibazo aho gusubiza ugasenga. Bro ntakubeshye. Ejo ikintu cyanindije nawe na Sultani. Aha, yego rata. Iyo muhuye ntagutaha. Uguze ukuntu yambwiye. Umbwire ko yagutanze akakwibwirira ko agukunda. Ntabwo yabivuze neza ariko nawe nabanyeshuri kuba nkunda. Ngo nawe bazamugutanga bakamugutwara. None se bro nakora icyo ngo bimubwire. Oye niba mwaraganira wamutumira akazana mu rugo twabimubwira. Ikibazo nta nimero ye na mwana. Ariko ngenda yigira. Kanza ahubwo muhamagara. Have sigaho. Uragira ngo ukoreshe hano have. Ikisi? Ureka gato tubanze tumenye amakuru ye. Uzi ibyabaye nimugoroba. Noneho menya abana mwambi. Umva papa we yatunyuzeho. Umva araturebe nabi kijishe sesemerabira. Ubundi aduca harigendera. Ubwo rero sinzi uko byagenderaga ari ngombwa guhita umuhamagara. Reka sha ibyo nabi. Ibyo ni ibintu bibaho mu buzima busanzwe. Aha, nta kibazo nyine muhamagare. Ariko se nanone ntabwo haba hakiri kare. Ntabwo ari kare. Ahubwo kutinda. Ni nako ushobora kumugutwara. Aha, ngamuhamagara ariko ntumubwire ko yanjye umushaka. Okay, reka muhamagara. Mamagaira. Halo? Biriwe? Nimeza? Ntabwo twabamenya ariko. Kabaka bimeze bite? Turawe nyine ntaribi. Ngo nze kubasura. Numva mukeneye abashyitsi. Okay, nta kintu nari ndimo ndakora nonaha. Ngo naza nkabasura nta kibazo. Sawa. Sawa. Araje aho gakira. Kabisa. Njye bamukoreye. Okay, nari bro. Sawa. Gutsa amajyane. Karame boss. Ariko sha witabisha amaguru ubundi urimbwa. Mva rero ninzanguhamagara ugiye witaba. Ikindi ntabwo ndi boss wawe. Boss wawe uramuzi. Yego ntabwo bizongera. Aho nzanira amazi yo kunywa. Ariko ndayazana mu igurude. None se muri uru rugo ushatse kuvuga ko nta birahure bibamo? Ntabwo byogeje nayo ngiye kubyoza. Nta kibazo ndanzanira ninywere. Aho ni mwakire. Reka aho ngaho ku meza. Subirire mu kazi kawe nta kibazo. Tase ko yari yinyishe. Sha mungu. None se sha urakira gikorwa cyo kwaga kwandi isho mwaganiraga ibiki? Kabura nabirenze. Kora uko twahuye harimo arajya mu isantere se tukajyanira na. Umva mbese ukuntu mbeshye. Kugenda no guhagarara ubwo ni bimwe. Erega nuko wadusanze duhagaze gatoya naho ubundi twe turimo turagenda. Reka rero nkubwire. Nizere ko utarimo urakundana na kiriya gikobwa. Uzi ukuntu uriya mukobwa yitonda. Ikindi kandi njye nabonye adasamana. Rero nkubwire.
uramutse ukundanye n'uriya mwana wo kwa kariya gakene ngo ni Gakwandi waranze umwana wo kwa dogiteri umva wazabyicuza. nanjye rero ntabwo nakundana n'umukobwa ungana nk'imodoka ya bisi. Ndumva utarimo kunyumva rero ugiye kubona dereri wa nyawe. nuko wenda ashobora kutankunda naho ubundi njye twakundana ubundi zigakamwa zitahanye. Tuzareba. Ngaho ugenda mu cyumba nzanira ikote ryanjye nigendesha. Kadogo gotsa amajyane gotsa Karabe boss. banga ukatebuka uzanunga mubwire. Ari witabye boss. Cara hasi mu ntebe tube tuvugana. Umva rero shaka Kadogo, umuntu wese Sultan azajya azana hano ngaha ukwiye kujya unywa amaso ukamureba ukajya ubimbwira. Yego ndabyumva boss. Kandi ujye ubikora mu ibanga. Urimo kunyumva? Yego boss. Ndi mu byawe. Rero reka mbe ngiye, hari umugabo dufitanye gahunda hariya ruguru ku muhanda ngo ndagaruka nimugoroba mwiteho. seka bakumpamagaye njye kubasura ntanjye nsanzwe mbasura ubundi ikibazo kirimo ariko ntacyo kangeyo. ahubwo sister turamwakiriza iki ko nta kintu gihari? hari ikintu giharira nta kintu gihari iwabo gusundi papa we nawe ndatwica. wapi papa yaranshyigikiye nyine ahubwo arabyishimira. papa aragushyigikiye ahubwo sawa ashyigikiye ko mukundana Iyi- akira ahubwo we ariko sha ko mwateruye inzu bimeze bite cye mwahereye reka mbanze rero wamubwira uranzungura ntapfa hagurukira ku ntebe gera vuba jya wicaza urangaha ku gasonga bugari umuntu w'umugabo uramusimbura atarapfa naso. udusanganye inkuru nziza. inkuru nziza se niyi ni iya Matayo ni iya Luka ni iya Yohana ni iya oya papa si iya Yohana ahubwo Sultan agiye kuza kudusura. turutari umwe kwa Deri ariko mwabana mwe mwankorera ishyano ko mutaneguje ubuse turamwakiriza iki koko? amazi arahagije cyane byo mwakire se ko bidasaba ibintu bikaze, amazi aba ahagije yonyine. Buceceke tukumva umuntu ukomanze. Urajya kureba uwo ari we. wese wagiye ure kujyaho ubwo ari wowe. Genda wowe rungano rwawe ariko ugenda umureba. aya ntabwo nigera Urabura kugenda w'umusore niwe wanamuhamagaye gise papa namuhamagaye. genda dore niwe mukuru. reka mwabana mujye kukingurira umuntu nazi ahubwo mwe mwamutumiye mugende urazi gikundi jya bareba ujyayo iruka Ahubwo papa nawe. ariko ntitugasigane genda nasore aje mu rugo rw'abakene ntabwo nzi ko umuntu w'umukire yagera no mu rugo rw'abakene. aje pe Ni karibu. muraba uraho mwana wa muraho neza sha. meze urashyize urangiza. ko navuze ngo turamwakiriza amazi none akaba yizaniye turabigenza gute? ntabwo mbese turabigenza gute? basa gikundira uko bigenda yewe twari turi kuvuga kuko twari kumwakiriza amazi akaba yizaniye turabigenza gute? ntacyo byacanze ko se mwana wa amakuru y'iminsi ra meza muzehe. ko se sha ni wowe Sultani wo kwa Deriri jya numva bambwira ni njyewe rwose ntabwo wibeshye muzehe. ni wowe muganira muganire rwose Uretse tukisokera mwana we. Twijyanira. Kwisokera. Ese ko mugiye? mwe muganira turaganira turaje. نور محمد صلى الله